dutangira n'umuryango rero, umuryango wishimye barimo baganira mu masaha y'imugoroba, gusa ubona rwose nta kibazo bafitanye. Ahangaha gusa hari umukobwa witwa Sara ugeze mu myaka ya za 19, aho aba yenda kuzuza imyaka 20. Nk'ibisanzwe rero ku mwana wenda kuzuza imyaka 20, nk'ibisanzwe umuryango wari wose, uyu mwana aba ameze ukuntu ateye kwihariye, kwa kundi nyina basa n'uvugira hejuru, gushaka gusohoka amasaha y'ijoro n'ibindi. Ahangaha rero araza agahura n'inshuti ye iba yitwa Chris, baba banakundana. Chris rero agasaba Sara yuko bajyana mu kirori. Chris ajya kuri moto akayishyiraho na Sara, barangiza bakajya mu kirori n'inshuti zabo. Baragenda bagahura n'inshuti zabo, bakarya bakanywa, bagakora pull-up nyine nk'ibisanzwe ku bana b'urubyiruko. Gusa bitangaje muri kano gace barabyina bakanezerwa nk'ibisanzwe, bakanaza nyuma akamucurangira akamunezeza rwose, ukabona yuko anezerewe n'urukundo rwe na Chris. Ahangaha Sara arataha agatongana na papa we cyane. Sara akahirimo aramuga ati, Sara uri gicucu, na discipline ugira ni gute utinyuka guhangara kugenda ziriya saa n'abasore, ndaza kuguhereza igihano kizakubabaza. Sara yaryamye ari kumwe na mama we na murumuna we, baraza akababwira ukuntu yenda kuzacika akava ahangaha. Nibyo birakaza papa we, yarangiza akaza agafungura basement aba afite munsi, ubuvumo aba afite mu nzu ye, akiyemeza gukingirana uyu mwana w'umukobwa akamumera nabi cyane. Gusa ntabwo tuzi niba biri buze gukunda. Mama wa Sara rero araza mu gitondo akabwira Sara ati, umwana wanjye ndagengere ku isoko guhaha, Sara nze kugaruka ngo usanga kandi ibintu byose kubyita isita musaba kumufasha gushyira muri basement, bakinjiza ibintu ku buryo nyine aba ari kumufasha. Akinjiza iki gikoresho Sara wazanye cyanyuma, ise ahita amukingirana. Sara agahita yisanga ahuriye muri iyi nzu agomba kubaho akanayibamo wenyine. Sara aguma muri inzu aba yarakingiranwemo. Mama igihe kiragera akava ku isoko akaza abaza ati, umukobwa wanjye ari hehe? Sara akayicyana akavuga ati, umukobwa we sinjye so wanjye, ahubwo ari we niwe mbibaza. Bakaza kuvuga yuko umukobwa nyine Sara aba yaraburiwe irengero. Nyina ahita ahamagara polisi akabwira ati, umukobwa wanjye yabuze, kandi se bari bafitanye ibibazo, ashobora kuba ari wo mutaye ubwoba akagenda. Umugore abibwira polisi igerageza gukora iperereza, gusa nk'ibisanzwe wa polisi bo mu mahanga iperereza rihera mu magambo, nta byinshi bakora. Umukunzi wa Sara agera ngaha akaganira na papa wa Sara, arimo kumubaza ahantu umukobwa yaba yaragiye, gusa ise ntabwo amubwira ahantu yagiye. Ise arongera akamanuka agasanga Sara munsi mu buvumo barimo kuri anniversary y'imyaka 20, amuhereza keke akamubwira ati, mwana wanjye akira niyo kanzu y'umutuku, niyo mpano nguhereje. Sara ababaye cyane, ubona atabyishimiye rwose, atangira kurwanya se ku buryo bwo hejuru. Gusa n'umundi ntabwo bimugendekera neza, kuko aza noneho kwisanga kwa kumufata ku ngufu yaratwaye inda. Sara igihe kiragera akabyara umwana w'umukobwa. Ibintu n'ubundi ubona ise agikomeje kumufata kwa kundi na gahunda afite yo kuzamukura amaha. Mama wa Sara rero aba ari ahangaha abakomeza yibaza ahantu umukobwa we yagiye, akanavuga yuko yenda kuzabishyiramo imbaraga akaba yarega umugabo we. Gusa nyine umugabo we akomeza amubwira ati, ntabwo ugomba kundega, urandega njye urumva nakifungira umwana wanjye, urumva ari iki kibi namukorera, ahubwo umwana wacu nyine azaboneka. Ibyo gushyira abantu bamushaka bireke mbirimo, ndimo kumuyiga kandi Sara azaboneka. Nyuma y'igihe kinini cyane afunze, akana ka Sara kagera ngaho kagakura. Sara nanone aza kugira ngaho akabyara undi mwana wa kabiri. Ahangaha wa musore wa witwa Chris aza kubasura agasanga murumuna wangaha, yarangiza yamugeraho agatangira kamuza, ariko Sara ntagakuru ke muramenya. Nibwo rero Sara ahita amubwira ati, uyu murumuna Sara ahita amubwira ati, Sara twaramubuze kugeza na n'ubu ntabwo turamimenya. Mwibutse yuko Sara aba atwite inda y'umwana wa gatatu. Ahangaha Sara basa n'uwakiriye ubuzima bubi, yarabimenyereye nyine gufatwa ku ngufu na papa we, yarabimenyereye rwose, asigaye aba ari kumwe n'abana be akagerageza kwiha amahoro. Mama we utangiye kugera mu zabukuru abakunda gutongana na se cyane, amubwira yuko agomba kumwerekana umwana we ari. Nibyo bituma murumuna we afite urufunguzo mu gukeka yuko Sara yabafungiranye muri ya nzu ya se, atarahakingura. Ise ahita amukoma, yarangiza agahita amutegeka kumuhereza urufunguzo rwe mu kanya gatoya cyane. Ararumuhereza. Papa wa Sara nyine yarangiza agahita anamutoka cyane ibitutsi by'imbo, akamubwira ati, wacyana we, umunsi uzagerageza kumenya ikiri hariya munsi nzakwica. Ise n'uburakari bwinshi ahita aza agategeka Sara kumukorera massage. Sara akamubwira ati, rero papa nabyaye, urabona nabyaye umwana wa gatatu,
mbabarira rero uyu mwana wa gatatu nabyaye tumuzamure hejuru ajye kubana n'abandi, mama azamwitaho ndabizi, ndamwandikira akabaruwa gatoya mubwira yuko ari umwana wanjye ari buze kumufata. Afata akabaruwa munsi y'ubwo buriri akaza gusimbamo akandi gapapuro gatoya akandikamo yuko nyine ari we kandi yaburiye urengero, akanabarangira neza ari kugira ngo bazamutabarize. Nyina akirufata ararusoma agahita abona yuko umwana we yamwereje uyu mwana, aramufata ati umwuzukuru wanjye ngomba kumurera. Ubwo agahita abona yuko Sara nyine wenda afite ibibazo by'amafaranga, akaba yaranze kugaruka mu rugo ko yasize ashwanye na se. Gusa kubwo amahirwe make y'aka gapapuro ntabwo ari nyina ukabona, ahubwo n'isi ukabona. Mu kukabona rero ararakara cyane agahita amanuka akaza agakubita Sara bidasanzwe. Sara utwite inda ya 4 akamukubita cyane akamubwira ati ni gute wazamuye uyu mwana ukamushyira agapapuro. Sara nyine gusa nyine arabyihanganira ubuzima bugakomeza. Ahangaha nkwibutse yuko Sara batwite umwana wa 4, Sara yirinda kwereka abana be ibibazo baba babayemo. Nyine abana be bamaze gukura, uyu mugabo ashaka gufata ku ngufu akana ka Sara. Ahangaha mu gushaka kumufata ku ngufu nyina araza akamubwira ati kwa mugabo w'inyamaswa, ibintu byose wankoreye none ushaka no kunyicira umwana, ushaka kumufata ku ngufu. Baratongana cyane, ibigahita binarakaza uyu nguyu papa wa Sara waranamufashe ku ngufu. Uhita uzamuka akajya hejuru, yarangiza agahita amanura umwuka mubi cyane, agahita afunga vandarateri wayaboherezaga umwuka mwiza, bagatangira kubura umwuka. Sara n'abana be nkwibutse yuko hejuru aba yoroheje umwana. Bahita batwereka hashize imyaka igera muri 15, bakatwereka wa mwana woherejwe hejuru yaramaze gukura. Ahangaha bari kumwe na nyirakuru, mama we nyine. Sara ajya kubona akabona hejuru hari amazi arimo aratonyanga, agahita abona yuko hari ahantu hashobora kuba hagaragara umwuka hejuru. Nyine hari ahantu hashobora kuba hafunguye bashobora gucikira hejuru. Afata itoroshi yarangiza akarizamura akarimurikisha hejuru akagaragaza sinyare. Umugabo uri hafi ahangaha arabibona kugira ngo aze kureba ikibazo gihari, yarangiza agahita yohereza uyu mugabo. Araza agakubita Sara cyane, imigeri yo mu nda indihita inavamo. Sara umwana we agahita apfa. Sara kubw'amahirwe yararokoka hagapfa, ndetse inda ye ikahita ivamo umwana we anavuka yapfuye. Ise agahita afata uyu mwana wavutse yapfuye akamuzamura hejuru ngo ajye kumwishyingurira. Aragenda agacukura yarangiza akamushyingura. Sara aguma ahangaha munsi atibaza ukuntu amaherezo bizagenda, bikamuyobera. Hejuru uyu mugabo agera hejuru agatongana n'umugore we mama wa Sara, akamubwira yuko byanze bikunze azamumerera nabi cyane. Ahangaha Sara n'uburakari bwinshi ararakara, agatangira kumenagura ibintu mu gihe abana baba bakomeje kumushinja amakosa yuko impamvu baba bari ahangaha ari bo barabiteye kuko ariko papa waba yarababwiye. Ahangaha rero bongera kutwereka wa muhungu witwa Chris wahoze akundana na Sara yagarutse kuraba murumuna we. Gusa Sara ahita yigwa igihumure nyuma yo kurakara cyane amaze kumenya ibintu abana be baba bamubwiye by'uko ari bo bashinja amakosa. Arangije atangira kubagira inama ababwira ati bana banjye, ibi byose ni uku byatangiye, uriya n'umubyeyi wanjye ni papa wambyaye. Ababwira neza inkuru yose ukuntu yagenze, ukuntu papa wari wamugambaniye, ukuntu ari wamuzanye ahangaha akajya amufata ku ngufu kugeza ubwo babyaranye. Inkuru y'umwana kumva no kwakira binanira, uyu mwana uri mutoya cyane agahita agwa igihumure. Uyu mwana mutoya akimara kugwa igihumure yitura hasi. Sara bikamurenga akabura igisubizo, akabura ukuntu yabigenza, akumva ntagaze ukuntu agiye kubigenza kuko umwana aba yaguye igihumure, umwuka muba bari guhumeka asima bamaranye igihe kinini aba yaranavukanye, umwana aba agiye gupfa. Umwana rero na nyina bararakara bagatangira gutonganya uyu musaza ubona amaze gusaza, bakamubwira ati wagisaza turakwicira muri ino nzu nutatuzamura. Ise arangije n'ubundi abakingirana akigendera. Gusa kubw'amahirwe makeya mukazi ahita yirukanwa bamuhana bamuziza yuko adakora neza, bamubwira yuko n'imyaka amaze kugira atari imyaka ikimwemerera gukomeza gukora muri ino kampani. Ubutumwa bumwohereza akabona agahita avuga ati niba mbuze amafaranga rero yo kubitaho ngiye kubica. Nabwo bashaka kwemera ngo amanika amaboko abazamure kuko abizi yuko yahita afungwa. Ahita aza agashyira umwuka mubi ahangaha w'imodoka kugira ngo abice. Gusa bahita batangira bakavuza induru, ibintu bituma abona yuko ashobora kuba hari ikintu kibaye. Akimanuka ageramo agahita asanga undi mwana agiye gupfa bitewe n'imyuka imyotsi aba yabohereje. Sara aramusaba ati mbabara njye kuvuza umwana wanjye ntago ndi buze kumbivuga. Uyu mugabo rero ahita abajyana kwa muganga. Sara ahangaha agera kwa muganga, uyu muganga abazana urupapuro n'abavuzi impamvu uyu mwana baba baramutindanye kumuzana kwa muganga, abaza bo basanzwe bamuvuriza. Gusa uyu mugabo ntabwo abisobanura neza, avuga yuko umwana basa adasanzwe arwara sima, gusa muganga abona yuko ubwo isima yamurenze.
Sara arabireba akabona nta gisubizo afite, aracunga, yarangiza akaza akegera ahangaha agafata igipapuro akagisukaho amazi, ibintu bituma uyu mugabo afata igipapuro yarangiza akakijyana kujya kubaza ibyacyo. Akigenda Sara ahita yirukanka cyane agasanga abapolisi, agatabaza abapolisi. Rero bahita baza bakataka uyu mugabo, uyu nguyu papa wa Sara, bagahita banamutwara aka kanya. Sara rero aza kureba akana ke kaba karembye cyane, gusa kaba karimo karoroherwa, yarangiza akagasaba kwihangana, yarangiza gusa ise baba bamujyanye kumufunga. Polisi ihita inaza igasora uyu mwana umaze iminsi mu buvumo, kubera ukuntu amaze iminsi mu buvumo asohoka ahumeka nabi cyane, nk'umuntu utari umenyereye guhumeka umwuka mwiza, asohoka yenda gupfa kuko aba amaze amasaha menshi cyane arimo ahumeka umwuka muke, ababura gatoya ngo nawe yitaba Imana. Bongera kutwereka uyu muryango usigaye wishimye nyuma y'uko ise afunzwe. Nanone bahita batwereka Chris, wa wundi nyine wahoze akundana na Sara, aza kumureba, yarangiza akamusaba imbabazi ati mbabarire ko ntarabashije kugutabara icyo gihe. Nkubutse yuko cya gihe Sara acikana n'uyu muhungu, aribwo Sara aba yaramusabye ati ndashaka yuko ku myaka yanjye 20 wazanzanira kasike ya pinki nawe ukambara y'umukara ukanembereza kuri moto yawe umujyi wose. Iki gihe rero nibwo Chris ahita azana ya kasike, yarangiza akayambika Sara nk'impano yakamubwira ati ya mpano yawe noneho ndayikuzaniye. Nabwo yita yuko Sara aba afite imyaka 40 nyuma yo kubyara abana bose bakuru bangana kuriya, ababyaranye na papa we. Ntabwo Chris amwanga, ahubwo arushaho kumukunda bikanarangira babanye. Iyi nkuru rero yabaye isomo ku bantu benshi, yabaye isomo ku babyeyi babi, yanabaye isomo ku kuvuga yuko nubwo yaba ari umubyeyi wawe udakwiye kumwizera kugeza ubwo ushobora kubona yuko ashobora kuguteza ibibazo, kuko abantu barahinduka cyane.